Ese wigeze wibaza aho wabona ubuzima bw'ibintu bitandukanye harimo inyamaswa, amashyamba, ibiyaga, inzuzi n'ibindi binyabuzima biteye amatsiko? Nize umwanya nkumara amatsiko. Aho wageze hano ni kuri Bwiza Entertainment. Byaguteguriye kandi mugiye kubana muri iki kiganiro. Nitwa Bwiza. Tugiye kurebera hamwe ibintu bitangaje ndetse n'ubuzima bw'ibinyabuzima biba muri pariki y'Akagera. Hano icyo usabwa ni ugukora subscribe no gukanda like kuri iyi video, ubundi ukanyemera tugatangira gutya tukabana muri iki kiganiro ugiye gukurikira kuri uyu muyoboro wa Bwiza Entertainment. Nguhaye ikaze. Parike Nasiyonari y'Akagera iherereye mu burasirazuba bushyira amajyaruguru y'u Rwanda. Izina Akagera irikomora ku ruzi rw'Akagera ruyicamo hagati. Ino parike yashinzwe mu mwaka w'1934 hagamijwe guha inyamaswa icyanya cyo kwisanzuriramo no kugira ngo zibungabungwe mu buryo bwuzuye. Ino parike ifite ubuso bungana na kilometero kare 1200. Iherereye mu gace k'umurambi harimo ubwatsi bw'umukenke. Ibyo kandi bikaba bishobora gufasha inyamaswa zirisha kubona ubwatsi. Umwihariko w'iyi parike mu karere ni uko ariho honyine ushobora kubona imirambi itangaje cyane y'ubwiza bukomeye ndetse ukabona n'imisozi byose icyarimwe ahantu hamwe, kandi nanone bigahuzwa n'ibyatsi ndetse n'ibiti bigufi aribyo savana. Ndetse kandi hano dusangamo ibishanga ndetse n'ibiyaga, kandi ibyo bikaba bifasha izi nyamaswa gushoka ndetse no kubona amazi mu buryo buzoroheye. Ibyo biyaga birenga 10 harimo nk'ikiyaga cyitwa Ihema n'ibindi bikikije bituma hakomeza kugira ubwiza budasanzwe. Muri iyi parike kandi dusangamo urufunzo rurerure ruturanye n'ibyo biyaga. Parike y'Akagera kandi yakunze kwangizwa n'abaturage bari bayituyemo. Bayikoragamo ibikorwa bitari byiza harimo nka barushimusi, barutwitsi ndetse n'abandi bagiraga nabi inyamaswa. Ariko nanone leta y'u Rwanda yaje gufata icyemezo cyo kwimura aba baturage kugira ngo bareke gukomeza kubangamira izi nyamaswa. Ino parike irimo uruvange rw'inyamaswa nyinshi zitandukanye, ariko by'umwihariko reka tuvuge kuri zitwa Big 5. Ubuyobozi bw'iyi parike buvuga ko izi nyamaswa zikomeje kugenda ziyongera umunsi ku munsi, cyane ko hari n'izigenda zongerwamo ziturutse ahandi hatandukanye ku isi kugira ngo zikomeze zongere ubwiza bw'iyi parike. Ino parike iherereye mu burasirazuba, ikora ku karere ka Kayonza, Gatsibo na Nyagatare. Ihana imbibi n'igihugu cya Tanzania. Iyo winjira unyura mu karere ka Kayonza ugasohokera mu karere ka Nyagatare. Uturutse i Kigali ni urugendo rungana kilometero 108 kugira ngo ugeze muri iyi parike y'Akagera. Muri izo kilometero harimo 80 zo kuva i Kigali ugera Kabarondo, ubundi ugafata undi muhanda werekeza muri parike y'Akagera urimo kaburimbo ntoya. Reka tugaruke ku nyamaswa rero ushobora kubona igihe wasuye iyi parike. Nari nakubwiye ko hari izitwa Big 5. Reka duhere kuri izi. Muri izo Big 5 harimo nk'imbogo. Imbogo ni inyamaswa ushobora kubona igihe usuye iyi parike ku buryo bworoshye. Zikunze kwiganza mu bibaya by'iyi parike. Niyo muri 5 ikunzwe kubona muri izi ngizi zitwa Big 5. Imbogo bitewe n'ubwinshi bwazo zikunze kuba ziri kumwe igihe icyo ari cyo cyose. Izi nyamaswa kandi usanga zikunze kwibasirwa n'intare cyane. Imbogo kandi zikunze kuramba cyane, dore ko zishobora kumara imyaka byibuze 30. Ingore zihaka amezi agera kuri 11. Ingabo yakuze ishobora gupima ibiro 700 cyangwa se 850. Benshi bakunze kwita imbogo inka z'ishyamba. Muri iyi parike y'Akagera kandi dusangamo inzovu. Inzovu ni inyamaswa dushobora gusanga muri iyi parike y'Akagera, dore ko yagezemo mu mwaka w'1975. Izi nyamaswa zagejejwe muri iyi parike ubwo zari zikuwe mu turere twa Bugesera na Rwamagana, dore ko zari zimaze kugenda zigabanuka ku buryo bukomeye bitewe na barushimusi ndetse n'abahigi batandukanye. Muri iyi parike rero niho inzovu zibarizwa. Zikunda kurisha mu bibaya no hafi y'amazi niho zikunda kuboneka.
Ni inyamaswa yibuka cyane dore ko ishobora kwibuka n'ibyayibayeho mu myaka irenga 30. Hari inzovu yibukwa cyane dore ko yapfuye ifite imyaka 47. Yagiraga umujinya mwinshi cyane dore ko waturutse ku buryo yiciwe ababyeyi bayo ireba ndetse n'abana bayo, ibyo biyigumamo kugeza igeze icyo gihe cyose ikagira umujinya ku buryo bukomeye. Ibyo byayibayeho ubwo bendaga kuyimurira muri pariki y'Akagera. Muri ino parike dusangamo indi nyamaswa yitwa inkura. Izi ni inyamaswa zikomeye cyane dore ko zagaruwe muri pariki y'Akagera mu myaka ya vuba cyane. Igira uburambe bw'imyaka 36 ndetse na 40, igahaka amezi agera kuri 16. Ni imwe mu nyamaswa zidakunda kuboneka cyane cyane ahantu hari ibihuru byinshi, ndetse kuyegera ntago bipfa koroha kuko benshi bayirebera kuri igenda. Inkura za mbere zagejejwe muri pariki y'Akagera mu mwaka w'1957 ubwo zari zivanwe muri Tanzania. Kubera ihembe ryayo rihenze cyane rero izi nyamaswa zakunze kwicwa kugeza zirangiye. Zaje kongera kugarurwa muri pariki y'Akagera mu mwaka w'2017 nibwo u Rwanda rwongeye kugarura inkura muri pariki y'Akagera ubwo zari zivanwe muri Afurika y'Epfo. Iyo ugeze muri no pariki kugira ngo ubone inkura bigusaba kubanza kugera muri pariki hagati. Ntabwo ari inyamaswa zipfa kuboneka byoroshye. Intare nayo kandi tuyisanga muri pariki y'Akagera. Iyi ni inyamaswa ibarirwa mu zo bita injangwe nini, aho idapfa kubonwa na ba mukerarugendo bose. Iratinyitse cyane bitewe n'igihagararo cyayo, ndetse kenshi ikunda kuboneka nijoro dore ko ari bwihiga bitayigoye. Intare y'ingabo ishobora gupima ibiro 150 ndetse na 250, naho iy'ingore yo ishobora gupima ibiro 120 kugeza ku 150. Iramba kuva ku myaka 14 kugera kuri 16, ariko nanone ishobora kumara imyaka 25 igihe ari ahantu hizewe. Kuri ubu muri pariki y'Akagera urazihasanga, zikunze kugaragara mu majyepfo ya pariki. Ingwe nazo ni inyamaswa zikunze kuboneka muri iyi pariki y'Akagera. Zikunze kuramba kuva ku myaka 12 kugeza kuri 16. Zikunze kugira ibiro kuva kuri 40 kugera kuri 60. Zikunze kuboneka ahari hose muri pariki y'Akagera. Zigatungwa n'imbogo ntoya n'izindi nyamaswa ntoya nk'impara, imparage n'utundi tunyamaswa dutoya two muri pariki. Ingwe zikunda kurangwa n'umujinya mwinshi igihe cyose ku buryo kuyibona bisaba kuyirebera kure cyane. Iyo imaze kwica inyamaswa irayizamukana ikayijyana kure mu giti, ikaba ishobora no kwirya nyuma y'iminsi 3 nyuma y'igihe runaka izamuye aho hantu yarayimanitse. Gusa nanone hari ibintu bitemewe muri iyi pariki ukwiye kuzirikana. Mbere yo gusura pariki y'Akagera ugomba kumenya ko utemerewe kugaburira izi nyamaswa. Abantu basuye ino parike ntabwo bemerewe kuva mu modoka ahantu hatabugenewe. Ahabigenewe abantu baruhukira naho bita picnic areas cyangwa se aho bita campsites. Nanone kandi harimo n'amahoteli atandukanye naho baba bashobora kuruhukiramo. Imodoka zitwara abantu muri iyi pariki y'Akagera, imodoka zigenda muri iyi pariki y'Akagera zitegetswe kutagenda ku muvuduko uri hejuru ya kilometero 40 ku isaha. Iyo ari imodoka zitwara abantu kandi nka za Coaster cyangwa se andi mabisi, izishoreranye ntizishobora kurenga 3. Izindi kandi ziremereye cyane nk'amakamyo cyangwa se ibindi bimodoka binini nazo ntago zemewe muri iyi pariki. Muri no pariki kandi nta muntu wemerewe gutwara cyangwa se gutwarwa yicaye hejuru y'imodoka bitewe no kurinda umutekano we muri iyi pariki. Ibi bikaba bivuga ko umuntu ufite imodoka ye muri iyi pariki yemerewe kuyinjizamo, ariko none bikaba bitemewe ku muntu ufite imodoka ngufi cyane. Ikindi cy'ingenzi nanone utakwibagirwa kandi ushobora kwibandaho igihe wasuye pariki y'Akagera ni ukujyana amazi yo kunywa kandi ahagije. Wakoze kubana nanjye rero, njye wakurikiye kandi njye waguteguriye kino kiganiro nitwa Bwizi. Ahangaha wageze ni kuri Bwizi Entertainment. By'umwihariko kandi ahantu ushobora gusura kandi hataguteza ibyago ni hano kuri Bwizi Entertainment gusa. Amahoro y'Imana abe kuri mwe, nizere ko mwakoze subscribe. Niba wakunze iyi video ukande kuri like, ubundi ibindi naho gutaha mu bindi biganiro byiza kandi byubaka umuryango, byubaka sosiyete. Ciao ciao, turabakunda cyane.